breaking news, ni amakuru y'aka kanya ngira ngo tujye tuganiraho kandi nizere ko rwose aho muri mumeze neza mwese, waba uri hanze y'u Rwanda cyangwa se uri mu Rwanda, mwese nizere ko abadukurikiye mumeze neza cyane. Nagira ngo rero tubanze tuganire ku inkuru tubonye mu kanya. Ni inkuru y'ibihano byafashwe, ibihano bikomeye cyane byafashwe n'umuryango w'ibihugu w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, European Union cyangwa se Union Européenne. Ibyo bihugu byafashe ibihano cyane cyane ku bayobozi ba M23 ba M23. Abayobozi ba M23 bamwe na bamwe bafatiwe ibihano n'uwo muryango w'ibihugu by'Uburayi. Abafatiwe ibihano rero harimo Bertrand Bisimwa muramuzi, ni perezida wa M23, n'umuyobozi mukuru wa M23 kuko urumva ni M23 yuje na AFC ya Corneille Nangaa, ariko umuyobozi nyine wa politiki ndetse no muri AFC M23 ni Bertrand Bisimwa. Uyu yafatiwe ibihano ndetse si we wenyine wafatiwe ibihano byafatiwe ndetse na Desire Rukomera nawe yafatiwe ibihano, ari mu bafatiwe ibihano abo bose, ndetse biyongereyeho n'abandi bantu bagiye batandukanye bari muri M23. Abo bose bagiye bafatirwa ibihano. Mu bandi bagiye bafatirwa ibihano harimo Colonel John Iman Nzenze nawe ari mu bafatiwe ibihano. Uyu ni ushinzwe ubutasi bwa M23 ndetse n'ushinzwe umutungo ndetse n'umusaruro muri M23 witwa Jean Bosco Nzabonima nawe yafatiwe ibihano. Muri ibyo bihano rero buriya ibihugu by'Uburayi byafashe harimo n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye, kuko ni ibihano bizagira ingaruka ku bantu bagera kuri 32. Ariko uyu munsi ndagira ngo tuvuge kuri bakeya, nyine ni bakeya cyane bo banditse no mu itangazo mu buryo buri highlighted, kuko iri tangazo uko muri kuribona ni abantu byanditse mu Cyongereza, ariko muri ribona ni abantu, harimo abantu bagiye bari highlighted nyine bibanzweho cyane ubwo uyu muryango w'ibihugu by'Uburayi wafataga ibi bihano. Rero muri abo ngabo ndetse harimo na guverineri Bahati Musanga Joseph. Ni uyu muramuzi, ni guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Buriya nyine nayo ni zimwe muri ziriya ntara ebyiri zafashwe na M23, ariko umwe muri bo Bahati muramuzi cyane, yagiye aba n'umuvugizi igihe kirekire wa M23. Yegeze gutangazwa iminsi myinshi bavuga ngo Bahati ngo yaranapfuye, ngo Bahati ngo sikoyi ngo baramurashe, bamukubise amakompura ngo arapfa. Gusa biza gutungurana abantu, twese tugiye tubona Bahati araje abaye guverineri, ndetse n'uyu munsi ni gavana warazenguruka mu duce twose tugiyoboye na M23, twafashwe na M23 muri Kivu y'Amajyaruguru. Niwe mbega uhora azenguruka agenda asura abaturage abasuhuza. Rero nawe ari mu bafatiwe ibihano. Ibi bihano ndetse ntabwo byagarukiye ku bayobozi ba M23 gusa, kuko hari n'abajenerali 3 bo mu Rwanda ibi bihano byagezeho. Umwe muri abo bajenerali rero bo mu Rwanda ibihano byagezeho harimo Generali Major Rukikarusisi muramuzi, ni wari uyoboye, yaramaze iminsi ayoboye Special Forces, RDF Special Forces. Rero uyu nawe yafatiwe ibihano, ndetse si wenyine, ndetse n'umuyobozi wa division ya 3 mu gisirikare cy'u Rwanda yafatiwe nawe ibihano. Nawe ni General Eugene Nkubito, nawe ari mu bafatiwe ibihano, ndetse n'umuyobozi wa division ya 2 nawe yafatiwe ibihano. Mu bafatiwe ibihano harimo abo bajenerali uko ari 3 bo mu Rwanda, nk'uko nababwiye, harimo General Major Rukikarusisi warasanzwe ayobora Special Forces, ndetse harimo umuyobozi wa division ya 3 Major General Eugene Nkubito, ndetse hakabamo n'umuyobozi wa division ya 2 Brigadier General Pascal Muhizi. Abo ngabo nabo rwose bari mu bantu bafatiwe ibihano bashinjwa kuba uruhare nyine mw'ira ntambara iri kubera muri Kongo. Ndetse mu bandi bantu bafatiwe ibihano sabo bonyine, hari abandi bafatiwe ibihano barimo ndetse umuyobozi w'ikigo gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, peteroli ndetse na gaze mu Rwanda, RMB. Iki ni ikigo nyine cyo mu Rwanda kiyoborwa na Francis Kamanzi. Uyu muyobozi nawe yafatiwe nyine ibihano
cyane cyane bavuga bati nawe ari ibi ngibi kuko urumva bashinja u Rwanda ko bacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero si we wenyine wahanwe, ahubwo hahanwe ndetse n'ikigo nacyo cyitwa Gasabo Gold Refinery, icyo nacyo kiri mu bigo cyahanwe n'umuryango w'ibihugu by'Uburayi, European Union. Muri ibi bihano rero byafatiwe abantu 32 ndetse n'ibigo bibiri. Ni abantu 32 ibi bihano bigomba kuzageraho ingaruka, ndetse n'ibigo bibiri nk'uko nabibabwiye. Ni ibigo harimo ikigo umuyobozi w'ikigo gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse na peteroli na gaze mu Rwanda, ndetse n'ikigo cyitwa Gasabo Gold Refinery. Ibyo ni ibigo byahanwe ndetse n'abantu 32. Ibihano rero bahawe harimo kuba batemerewe gukandagira ku mugabane w'Iburayi muri ibyo bihugu byose biri muri uwo muryango muri European Union. Ntabwo abo bantu bose 32 bahanwe bemerewe kugera muri ibyo bihugu. Ndetse ikindi gihano nacyo ushobora kumva cyo kiremereye cyane, nuko nta muntu n'umwe wemerewe kongera ku accessinga cyangwa se kugera ku mutungo wose yari afite muri biriya bihugu by'ubumwe bw'Iburayi. Ubwo icyo nacyo ni ikindi gihano. Ubwo no kuvuga ngo ibihugu batemerewe kujyamo ni ibira bihugu nyine byose bigize umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Iburayi, European Union. Harimo Austria, harimo Ububirigi, harimo Bulgaria, harimo Croatia, harimo Chypre, harimo Repubulika ya Czech, harimo Denmark, harimo Estonia, Finland, Ubufaransa, Germany aribwo Budage, Ubugiriki, Hongiriya, Ireland, harimo Ubutaliyani. Buriya mu Butaliyani ubwo nacyo ni igihugu gikomeye cyane muri gifata ibyemezo bikomeye cyane muri biriya bihugu by'ubumwe by'Uburayi muri European Union. Ndetse harimo Latvia, Lithuania nayo irimo, Luxembourg yo murabizi ko n'ubwashize bajya gushaka gufata ibihano, kuko Luxembourg nyine ifite uburenganzira, yabanje guhagarika ibihano iravuga ati reka tubanze turebe ko yenda hari icyahinduka. Luxembourg ibihano bwa mbere niyo yari yabihagaritse, Luxembourg nyine yo yanatuvugiraga nabi. Urumva harimo na Malta nacyo ni igihugu buriya hari abantu benshi batakiza ariko ni igihugu kiri i Burayi. Harimo ndetse na Netherlands n'Ubuholandi. Rero ibyo bihugu byose no kuvuga ngo abo bose bahanwe ibi bihano ntago bemerewe nyine kugera muri ibi bihugu. Noneho muri ibi bihugu uko bimeze gutya ni ukuvuga ngo n'umuntu wari ufiteyo amafaranga, umutungo wari wo wose w'amafaranga, kuko urumva iyo bagiye guhana ibi bihano yenda ntibaba barebye kuri banki, ariko expectinga ko bakitekereza ko nyine Abanyafurika umuntu wese ubonye ibiceri abibika i Burayi yenda kugira ngo abe yizeye umutekano. Nubwo umutekano wabo twe tutawizera, twizere iwacu banki zayabika neza. Arumva bo bizera ko amafaranga nyine ushobora kuba wayabika yo. Ubwo ngo n'umuntu wari ufite y'amafaranga muri ibi bihugu byose uko bingana byose bigize European Union, ntabwo ayo mafaranga yemerewe kongera kuyakoraho cyangwa kuyaccessinga. Ayo mafaranga ubwo arahita ahinduka iya leta iyo ariyo yose ayo mafaranga yabaherereyemo. Ikindi gihano cyahawe aba bose kirenze kuba iyo mitungo yaba yafatiriwe, cyangwa se kirenze kuba batemerewe kuba bakongera kugera muri biriya bihugu by'Uburayi. Harimo ko aba bose ndetse n'ibi bigo byahanwe cyane cyane, ariko birareba ibi bigo byahanwe kuko nibyo bijyana n'amabuye y'agaciro, nibyo bireba ibintu bijyanye n'amabuye y'agaciro n'ubucuruzi bwayo. Ntabwo bemerewe ndetse ntabwo byemewe no guhabwa uburenganzira bwo gucuruza amabuye y'agaciro muri ibi bihugu byose bigize uyu umugabane, muri bihugu byose bigize uyu muryango. Kuko ntabwo ibihugu byose biri i Burayi biri muri uyu muryango, hari ibihugu bitawurimo, hari n'ibyawikuyemo. Murabizi uko byagiye bigenda nyine, ntabwo ari byose. Ntabwo yaba ari iyi Gasabo Gold Refinery, yaba ari ndetse n'ikindi kigo cyose n'ikindi kigo cyose cyaba cyahanwe, ntabwo byemerewe kongera gucuruza amabuye y'agaciro cyangwa se ikindi kintu cyose kijyanye n'amabuye y'agaciro muri ibi bihugu byose uko nabivuze bigize uyu muryango w'ibihugu by'Uburayi, European Union. Ntabwo bemerewe kongera gucuruza ayo amabuye y'agaciro. Yaba iyi nkuru ndetse n'izindi nyinshi cyane ushaka kujya dukurikira wakanda subscribe aho ngaho, ubundi
tukajya turushaho kubana kandi cyane.